Tariki ya mbere Kamena 2024 nibwo uregwa yafashe umugore we amubohesha imigozi ya plastique amaguru ndetse n'amaboko, amurambika mu cyumba aragifunga n'idirishya ryacyo arikubitamo imisumari ku buryo ritafunguka ndetse atwara urufunguzo rumwe, kumva yatwaye urufunguzo rumwe, urundi aruha umukobwa we mukuru bahuje imyumvire. Uri umugabo ukoze ibi bintu, utwaye urufunguzo ufungiranye umubyeyi ndetse n'umwana wamaze kumushyiramo iyo myumvire ko ibyo uri gukora ari byo. Ibaza umwana uzakorera muri ubwo buzima we naramuka abaye umubyeyi azabaho ute? Uyu mugabo nubwo ari we wagaragaye, ndabizi neza ko muri buno buzima bwo hanze atari uyu mugabo wenyine ufite iki kibazo. Hari n'abandi benshi muzagaragara mukorera ihohotera abo mwashingiranye nabo. Hari abantu benshi bari hanze muzaba exposed. Ni nayo mpamvu njye ndababuza ibi bintu mubireke. Nawe mwana, wowe mubyeyi, nawe mugabo, mube maso, mumenye ko ibi hano kuri iyi si ntago turi mu bucakara. Ibintu byo gufata umuntu ukamuboha amaguru, ukamuboha amaboko, iki ni ikintu gikomeye ndetse kinababaje cyane. Wakibaza ngo kugira ngo bimenyekane ko uyu mugore yafunzwe muri ubwo buryo byagenze gute? Ibaze nawe mwana, mama wawe arafunzwe, ntunagiye ngo urege. Niba umupapa wawe ushobora kubona umubyeyi wawe ahohotera mama wawe, genda ubivuge, ubishyire mu nzego ugende ubibwire mudugudu natumva ikibazo cyawe ujye ku kagari niba batumva ikibazo cyawe ujye ku murenge niba batacyumva ujye ku karere. Niki inzego zibereyeho? Niba wa mwana ubona umubyeyi, niba papa ahohotera mama, bivuge. Niba mama wawe ahohotera papa, bivuge, bishyire hanze, bigaragare kugira ngo ibi bintu by'iyicarubozo nk'ibi ngibi bicike. Kuko urumva uwo mugore afungiranwa n'abo bana bahari mu nzu ariko batagira ikintu bavuga, ngo ni ukubera ari papa wabo. Bashobora no kuba baratinye ngo azagira icyo abatwara. Muri ubwo buryo wakibaza ngo byagenze gute kugira ngo bamenye ko uwo mugore afunzwe, kugira ngo bimenyekane byaturutse nongeye kubasuhuza mwe mukomeje kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete cyangwa se AMS mu magambo y'impine. Nk'uko mumaze kubimenyera, tubafasha gusobanukirwa ndetse no kumenya amategeko y'u Rwanda mu buryo buboroheye nta kiguzi. Njye ubaha ibi biganiro nk'uko mumaze kubimenyera, amazina yanjye ni Cyubahiro Elvis, nkaba ndi umunyamategeko. Kuri iyi YouTube channel Amategeko muri Sosiyete tuzajya tugira ibiganiro by'ubwoko bubiri butandukanye. Bwa mbere ni ukwiga ndetse no kumenya amategeko. Ikindi kiganiro cyacu kizaba cyitwa Alert. Muri iki kiganiro, ni ikiganiro gishya kizajya gica kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete, aho Alert mu Kinyarwanda bisobanuye kuba maso. Muri icyo kiganiro Alert tuzajya tugerageza kwinjira muri sosiyete nyirizina ndetse tunareba ibivugwa, tuganira ku mibereho y'abaturage muri sosiyete, tuganire no ku makosa cyangwa se ibyaha bivugwa umuturage yaguyemo, ndetse tubashe gusobanukirwa icyo itegeko rivuga kuri icyo kintu cyabaye, ndetse tubagire n'inama y'icyo wakora y'uburyo wakirinda ndetse n'uko wabigenza kugira ngo, cyangwa se igihe wabigenza igihe wowe muturage ukorewe icyaha. Then kuri iki kiganiro Alert tuzajya tuvuga ku bintu byabaye muri sosiyete, ibyaha bigenda bivugwa tubitereho comment ndetse tunamenye ese itegeko rivuga iki. Rero muri ibi biganiro dushobora kuba twakakira aba bantu bakurikira.
Abantu ba mbere tuzajya twakira abantu batanga ubuhamya mu by'amategeko cyangwa se ubuhamya mu byababayeho mu buzima busanzwe muri sosiyete. Abandi bantu ba kabiri tuzajya twakira ni umuntu wahuye n'akarengane, ndetse aba gatatu tuzajya twakira abatumirwa batandukanye muri iki kiganiro Alert. Icyo usabwa kugira ngo utazajya ucikwa n'ibi biganiro dutanga kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu ndetse ubibone mu ba mbere. Impamvu ngusaba gukanda subscribe ni ukugira ngo igihe cyose ibiganiro bisohotse ujye ubibona mu ba mbere, ndetse n'igihe ushobora kugira ikibazo mu bijyanye n'amategeko bikorohere kuba wambona umbaze, ndetse binakorohere kuba wabona ibiganiro byanjye kugira ngo ubyungukiremo ubumenyi bwinshi. Ari nayo mpamvu tuzajya dukora alert, ikiganiro cyitwa alert, kugira ngo umuturage wese wahuye n'akarengane, warenganyijwe, aze dukorane ikiganiro ndetse namugira inama, muheze n'ubufasha mu by'amategeko byamufasha. Impamvu nahisemo kuba batanga ubuhamya ni ukugira ngo bijye binafasha abandi, binabigishe, babonereho ko bakirinda nyine igihe bahuye n'iyo situation. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro kibabaje rwose pe. Iki kiganiro kirababaje cyane. Ni ikiganiro kivuga ku mugabo wamaze iminsi 5 yarazirikiye umugore we mu nzu, kugeza ubwo yatawe muri yombi n'inzego zibishinzwe. Ese turi buze kureba muri iki kiganiro uyu mugabo waziritse, yahambiriye umugore we mu nzu, aramuzirika neza neza, ku buryo n'iyo umugore yari gutekereza kujya gukora ibyo dusanzwe dukora mu banga ryacu nko kwihagarika ndetse n'ibindi, atari kubona uburyo abikora bitewe n'uko yari aziritswe. Ese abantu nk'aba ngaba itegeko ribavugaho iki? Nibyo turi buze kureba muri iki kiganiro. Reka noneho twongere dusubire mu kanya. Ndanizera neza ko wakanze subscribe aka kanya tuvugana. Reka dusubire mu kanya tuganira kuri topic yacu cyangwa se kuri iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi muri iki kiganiro cyacu cyitwa Alert. Murakoze cyane. Uyu munsi mu kiganiro Alert nshaka ko tuza kuganira kuri uyu mugabo uvugwa wamaze iminsi 5 yaraboheye umugore we mu nzu. Ibi ni ibintu bibabaje cyane rwose ndetse biteye n'agahinda. Muri iki kiganiro ibi bintu nibyo turi buze kureba. Birababaje, biteye agahinda cyane kwibaza ko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kugeza ubu ngubu haba hari abantu bagifite imyumvire iciriritse nk'iy'uyu mugabo uvugwa muri iyi nkuru. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Izacu News, aho bavuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB mu magambo y'impine, rwataye muri yombi umuntu, njye ntari buze kuvuga izina rye cyangwa ntari buze gutangaza amazina ye muri iki kiganiro, wo mu karere ka Nyamasheke. Uyu mugabo uregwa yari amaze iminsi 5 yarahambiriye umugore we amaguru ndetse n'amaboko, amushyira mu cyumba cya wenyine aramufungirana. Uyu ukekwaho gukora iki cyaha avuga ko atemera gahunda n'imwe ya leta kuko ibyo kuri iyi si atabyemera. Uyu mugabo afite umuryango ugizwe nawe ndetse n'umugore bashakanye, bakaba banafitanye abana bagera kuri 7. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahembe yemeje ko uregwa ndetse uri no mu biyita abarakare afungiye muri sitasiyo ya RIB ya Gihombo mu gihe iperereza rigikomeje. Uyu mugabo ngo icyo yakoze mbere, yabanje gukura abana be 7 mu ishuri
ubuyobozi bubimenye, n'uwo bwagerageje gusubiza mu ishuri bwacyaga uyu mugabo yarimukuyemo. Abana be babiri bakuru barimo umukobwa w'imyaka 20 ari nawe usangiye imyumvire na se, akaba ari n'imfura ye, we yanze gusubira mu ishuri burundu, cyakoze abato bo bemera kurisubiramo. Ubwo ubuyobozi bwajyaga kubareba bwasanze biga bacungana n'abapapa wabo, kuko yababuzaga uburenganzira bwo kwiga, ngo ntashaka ko biga, ababuza kwiga, ababwira ko amashuri yabo bazayasanga mu ijuru. Iki ni ikibazo, biranababaje cyane. Niba hano hanze hakiri umubyeyi, kambibabwire, niba hano hanze hakiri umubyeyi ubuza umwana uburenganzira bwo kwiga, aba akoze icyaha. Hari uburenganzira abana bemerewe, harimo uburenganzira bwo kwiga, bwo kugira izina, uburenganzira bwo kurya, ndetse n'uburenganzira bwinshi cyane ikiremwamuntu cyemerewe. Rero nubwo uri umubyeyi uba ufite umwana mu nshingano, itegeko rikubuza kuba umuvutsi. Rero uregwa akaba na se w'aba bana, unasanzwe ari umucuruzi w'imyaka, nta na rimwe yigeze atangira umuryango we mitiweli. Kumva kino kintu, nta na rimwe yigeze atangira umuryango we mitiweli, ndetse no kwivuza cyangwa se kuvuza umuryango we ntabyo akora. Uyu uregwa ntiyemera gahunda za leta, urugero nk'umuganda, amatora n'izindi gahunda za leta, ngo ntashobora kuzubahiriza nk'uko abyivugira. Ariko igihangayikishije ndetse kinahangayikishije ubuyobozi muri byo, ni uko iyo myumvire ayanduza ndetse n'abana be. Ibaze kuba uri umubyeyi ugatuma umwana wawe akurana iyo myumvire yo kumva ko atakora umuganda ndetse ko atakiga. Ese ko ubizi neza ko muri iyi si kwiga ari cyo kintu gisigaye gitunze abantu, urabuza umwana wawe kwiga ngo azigira mu ijuru? Kuko ibi bintu birakwiye? Wa mubyeyi uri kureba iki kiganiro, ndagusaba guhereza umwana wawe uburenganzira bwo kwiga nk'uko abyemererwa n'itegeko, ndetse n'ubundi burenganzira bwe budashobora kumugiraho ingaruka ku buzima bwe. Intandaro yo kubahwa umugore we no kumukorera iryo yicarubozo, twabyita iyicarubozo, ifite inkomoko, kuko nk'uko tubikesha Izacu News, mu mwaka wa 2020 mu gihe cya COVID-19 cyangwa se mu gihe cya COVID-19, ubwo uyu mugore yaje gufatwa n'uburwayi bwo mu mutwe, bikeka ko bwaba bwaraturutse ku itoteza uyu mugabo yamukoreraga. Uwo mugabo yanze kumuvuza, avuga ko atamuvuriza kuri iyi si, gusa nta n'ubwisungane mu kwivuza icyo gihe yari afite. Icyo gihe icyabaye ni uko ubuyobozi bwamenye iki kibazo, bujyayo bubatangira mitiweli bose uko ari abantu 9, kugira ngo uwo mudamu abashe kwivuza. Uyu mugore yajyanywe kwa muganga, bamwitaho ndetse bamuha imiti, anatangira gukira. Ariko umugabo we nyuma yaho aza kuyimwambura, amwambura iyo miti, aranayijugunya, amubuza kongera kwivuza, ko amubwira ko Imana yabibabujije, anamubuza kugira aho azajya ajya. Uwo mugore ajya mu bwigunge, birumvikana. Ibaze kuba uri umugabo ukavutsa umugore wawe uburenganzira bwo kugira ahantu ajya. Abantu kuri iyi si, ntabwo turi buze kujya muri psychology, gusa icyo nzi ni uko abantu muri iyi si twakira ibintu mu buryo butandukanye. Hari uwo wabuza ibyo bintu agateza intambara, ndetse akajya no kurengera uburenganzira bwe. Wowe ushobora gukorera umuntu itoteza, ndagushishikariza kudakora ibyo bintu, kuko nuramuka ubikoze uzabikwa ahabikwa abantu bananiye leta. Umuntu yemerewe uburenganzira bwe, ndetse ugomba kumufasha ahubwo kugira ngo abwacevinge, nyine uburenganzira bwe bugerweho neza. Uramubuza uburenganzira bwo kugira ahantu ajya, wowe mugabo urungukira he?
Iyo myumvire ntabwo ari imyumvire myiza. Wowe uri kureba kino kiganiro ndagushishikariza kutazigera na rimwe uvutsa umuntu wawe cyangwa se uwo ukunda uburenganzira bwe, kuko ni icyaha ndetse ni ibintu bihanira n'amategeko. Usibye no kuba ari icyaha ntabwo uba ugize neza pe. Rero uyu mugore nyuma yaho yakomeje kuba muri ubwo buzima bubi, ikibazo cyo mu mutwe gisa nk'ikigarutse. Urumva byari bimaze igihe anywa imiti, umugabo aza kumwaka iyo miti, noneho ndetse amaze kuyimwaka amubuza kugira aho ajya, aranamufungirana. Ikibazo cyo mu mutwe gisa nk'ikigarutse, ariko muri iyi minsi abantu, muri iyo minsi nyine urumva ntabwo babimenye kuko bari bamaze igihe kirekire batanamubona, kugeza kubera ko nyine yahezwaga mu nzu adasohoka, yari afungiwe mu cyumba aboshye amaguru ndetse n'amaboko nk'uko bigaragazwa n'iyo foto naberetse. Yaboshywe amaguru ndetse n'amaboko, n'amadirishya afungishwa imisumari. Ni nko kumufunga ukamujyana muri gereza. Iki kintu rwose ntabwo cyari gikwiye, gufata umuntu ukamuboha amaboko, ukamuboha amaguru, warangiza ugafata imisumari ugafungisha inzugi kugira ngo atazasohoka koko. Ibi bintu ntabwo ari ibintu bikwiye ikiremwa muntu. Niba mu by'ukuri aya makuru yasohotse ari gutya ameze mu bya nyabyo, urumva umugabo ntabwo arakatirwa n'inkiko. Burya iyo umuntu atarakora icyaha uko byagenda kose aba ari umuntu ukekwa, aba ataraba umwere. Ariko niba iki kintu uko bivugwa ariko byagenze, uyu mugabo yakoze amakosa menshi pe. Tariki ya 1 Kamena 2024 nibwo uregwa yafashe umugore we amubohesha imigozi ya plastique amaguru ndetse n'amaboko, amurambika mu cyumba aragifunga, n'idirishya ryacyo arikubitamo imisumari ku buryo ritafunguka, ndetse atwara urufunguzo rumwe, kumva yatwaye urufunguzo rumwe, urundi aruha umukobwa we mukuru bahuje imyumvire. Uri umugabo ukoze ibi bintu, utwaye urufunguzo ufungiranye umubyeyi ndetse n'umwana wamaze kumushyiramo iyo myumvire ko ibyo uri gukora ari byo. Ibaza umwana uzakorera muri ubwo buzima, we naramuka abaye umubyeyi azabaho ute? Uyu mugabo nubwo ari we wagaragaye, ndabizi neza ko muri buno buzima bwo hanze atari uyu mugabo wenyine ufite iki kibazo. Hari n'abandi benshi muzagaragara mukorera ihohotera abo mwashingiranye nabo. Hari abantu benshi bari hanze muzaba exposed. Ni nayo mpamvu ngenda babuza ibi bintu mubireke. Nawe mwana, wowe mubyeyi, nawe mugabo, mube maso, mumenye ko ibi hano kuri iyi si ntago turi mu bucakara. Ibintu byo gufata umuntu ukamuboha amaguru, ukamuboha amaboko, iki ni ikintu gikomeye ndetse kinababaje cyane. Wakibaza ngo kugira ngo bimenyekane ko uyu mugore yafunzwe muri ubwo buryo byagenze gute? Ibaze nawe mwana, mama wawe arafunzwe, ntunagiye ngo urege. Niba umupapa wawe, ushobora kubona umubyeyi wawe ahohotera mama wawe, genda ubivuge, ubishyire mu nzego ugende ubibwire mudugudu natumva ikibazo cyawe ujye ku kagari niba batumva ikibazo cyawe ujye ku murenge niba batacyumva ujye ku karere. Niki inzego zibereyeho? Niba wa mwana ubona umubyeyi, niba papa ahohotera mama, bivuge. Niba mama wawe ahohotera papa, bivuge, bishyire hanze, bigaragare kugira ngo ibi bintu by'iyicarubozo nk'ibi ngibi bicike. Kuko urumva uwo mugore afungiranwa n'abo bana bahari mu nzu ariko batagira ikintu bavuga, ngo ni ukubera ari papa wabo. Bashobora no kuba baratinye ngo azagira icyo abatwara. Muri ubwo buryo wakibaza ngo byagenze gute kugira ngo bamenye ko uwo mugore afunzwe. Kugira ngo bimenyekane byaturutse ku muturanyi wa hamwe n'urwo rugo wari umaze iminsi atabona uwo mugore, aho yabajije umwe muri abo bana aramubaza, ese mama wawe asigaye aba hehe? Uwo mwana nibwo yamubwiye ngo papa yaramuboshye amuta mu cyumba. Amubwira ko nyine papa we yamuboshye
aramuboha, aramufungirana, amuhisha mu kimwe mu byumba biba muri iyo nzu, aho yagaragaraga, aho yirirwaga nyine aboroga, abana bakirirwa bumva mama wabo aboroga, akarara aboroga, ariko nyine nyuma yaho hashize iminsi 5 nibwo uwo mudamu yaje gucika intege, urusaku rwe ruragabanuka. Urumva umuntu ntarya, ntabona icyo kurya, ntabona ukuntu ajya kwihagarika, araboshye, araziritswe. Kino ni ikintu kibi cyane kibabaje. Uwo muturanyi rero nibwo amenya ayo makuru, uwo muturanyi turanamushimira cyane, uwo muntu ni intwari cyane, tuzasaba na leta rwose izadufasha, abantu nk'aba ngaba batanga amakuru basi bazajye babahereza ishimwe. Yabaye intwari, aragenda atanga amakuru mu murenge, executive aravuga ko nibwo executive yavuze ko ayo makuru yamugezeho saa 3:30 z'igitondo z'uyu wa gatatu ushize tariki 5 Kamena, ahita ahamagara inzego z'umutekano, bakoranaho bajyayo basanga hakinze. Ubwo gusanga bakinze nibwo bahamagaye umukobwa wabo mukuru, bamubaza niba koko nyina afungiye muri iyo nzu. Uwo mwana rwose yarabyemeye, bamusabye gufungura, nibwo uyu mukobwa wabo mukuru yahise ahamagara se, wari urimo acuruza mu gasantere, aramuhamagara, ngo ni mu gasantere kitwa Mugomero, ni Mugonero, ni mu gasantere kitwa Mugonero, niko nabonye handitse, amubwira ko hari abashinzwe umutekano baje mu rugo, ise amubwira kutabakingurira, ariko kuko bari bamaze kwinjira nta kundi yari kubigenza, nta n'ikindi yari kurenzaho. Ubwo nibwo inzego z'ubuyobozi zahageze zisanga biteye ubwoba. Zarahageze zisanga biteye ubwoba, umugore ahambiriye amaguru ndetse n'amaboko, arambitse aho, inzara yenda kuzamunugunura, ahari hahambiriye ku maboko hari haramaze kubyimba, yaratangiye kubyimba, icyumba yari ahambiriyemo umunuko ari wose, kuko byose yabyikoreragaho ntasukurwe, n'aho yabikoreye ntihasukurwe. Mbese yakorewe ibikorwa bidakwiriye ikiremwa muntu. Ibintu birababaje cyane. Nibwo rero ubwo buyobozi bwahamagaye abagore bari mu njyanama z'ubuzima, baraza baramusukura, babona kumujyana mu kigo nderabuzima cya Mugonero mu karere ka Karongi kugira ngo yitabweho n'abaganga. Nibwo bahise bashakisha uregwa, akaba ari nawe se w'abo bana, bamufatira mu isoko rya Mugonero, saa 6:30 bahita bamushyikiriza RIB station ya Gihombo. Rero Izacu News ivuga ko nanone uyu murenge urimo abandi baturage barenga 50 bafite iyi myemerere, badakozwa ibyo kujyana abana mu mashuri. Urwaye ntavuzwe kuko nta mituweli batanga. Iyi ni inkuru ibabaje cyane, kuko iyo usesenguye iki kibazo mu by'ukuri ushobora gusanga urega yarakoze ibyaha byinshi, urugero birimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abantu benshi ntabwo basobanukirwa icyo ihohoterwa rishingiye ku gitsina bisobanuye. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina bisobanura igikorwa icyo ari cyo cyose, mubyumve neza, igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu, haba ku mubiri, mu bitekerezo bye, ku myanya ndangagitsina no ku mutungo, kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa se ari uw'igitsina gabo, icyo gikorwa kimuvutsa uburenganzira bwe kandi bikamugiraho ingaruka mbi. Iryo hohoterwa rishobora gukorerwa mu ngo cyangwa se hanze yazo. Ntekereza ko nuza mwumvishe icyo ihohoterwa rishingiye ku gitsina risobanuye. Noneho iyo urebye ingingo y'137 y'itegeko nomero 68/18 ryo kuwa 30/8/2018,
itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko umuntu ukorera uwo bashyingiranywe ibikorwa by'ihohoterwa bibabaza umubiri kandi gishingiye ku gitsina aba akoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 5. Bishatse kuvuga ngo uyu mugabo ihohoterwa rishingiye ku gitsina riramutse rimuhamye yahanwa kuva ku myaka 3 ariko itarenze imyaka 5. Urumva ni ibyaha byinshi birimo bitandukanye, nuko iyi dosiye ntarayisoma ngo bimenye neza ngo ivuga iki. Ushobora gusanga uyu mugabo yarakoze ibyaha byinshi birenga 5. Iyo nanone urebye ingingo ya 3 y'umutwe wa 2 uvuga ko gukumira no kurinda ihohoterwa bishingiye ku gitsina nk'uko itegeko nomero 59/2008 ryo kuwa 10/9/2008 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina, ivuga ko bibujijwe gukangisha undi kuba yabura ibyo afiteho uburenganzira kugira ngo yemezwe gukorerwaho igikorwa icyo ari cyo cyose cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Reka noneho turebe ikindi cyaha gishobora kuba cyamuhana, ari cyo bita guhoza umuntu ku nkeke. Ari nabyo bisobanuye ngo guhoza umuntu ku nkeke, ubundi bisobanuye guhora ukorera ibikorwa umuntu bimubuza amahoro, nko kumutoteza, kumucyurira, kumucunaguza, kumugaya, kumutuka ndetse n'ibindi. Iyo urebye ingingo y'147 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko umuntu wese uhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe hagamije kumubuza kubaho mu mudendezo aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2. Ibi ni ibyaha uyu mugabo ashobora guteranyirizwa, agakomeza agateranyirizwa kugira ngo ahanwe ku cyaha yakoze. Rero mu gusoza ndagira ngo mbashishikarize mwebwe mwa baturage mwe, igihe ubona hari ukoreye undi ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se amuhoza ku nkeke undi yarananiwe kwivugira, kugira ngo mujye mutanga amakuru ku gihe kugira ngo duce bino bintu. Kuko urumva nko muri iyi dosiye, ese abana babo bakuze babona papa wabo akorera mama wawe ibintu nk'ibyo ngibyo bidakwiye, ese uribaza abo bana bazabaho bate? Nibakura bazakora iki? Nibakura niho uzasanga aba bana nabo bashobora kuba bakora ibyo bintu. Reba nk'uwo mwana w'imyaka 20, iyo usomye iyi nkuru usanga bavuga ko ahuje na se imyumvire. Urumva bitewe uko umubyeyi ashobora kurera umwana, bishobora kumugiraho ingaruka, hahandi ushobora gusanga mu myaka iri imbere wa mwana nawe ashobora gukora iyo mico idakwiye ayikorera uwo bashakanye. Rero ndagushishikariza wowe mwana kumenya uburenganzira bwawe. Kumenya uburenganzira bwawe ni ikintu cy'ingenzi, ukamenya ko ufite uburenganzira bwo kwiga, nta muntu n'umwe ushobora kubukuvutsa. Umubyeyi ategetswe kukugaburira, kukwishyurira amashuri igihe ukiri umwana, birumvikana utarenze imyaka 21, kukugaburira, kukwishyurira amashuri, kukwambika, kukwishyurira mitiweli. Ibyo ngibyo wa mwana we niba uri kureba iyo video ukaba utabikorerwa n'ababyeyi, ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ndagushishikariza wowe mudamu, wowe mugabo ufite uwo mwashakanye guhoza ku nkeke kugira ngo iki kibazo uzagitange ahangaha mutazicana. Nk'ubu iyo urebye iriya dosiye y'uriya mugabo, umugore we nuko wenda ntagiye gusobanura amategeko ngo njye kure cyane, ariko burya no gukorera umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, kumukorera ihohotera, ngo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe umuzirika nkande wowe, ntabwo byemewe, umuziritse nkande. Ni nko kuvuga ngo gufunga umuntu, urafata umuntu umufungire mu nzu yawe urinde, urafata umuntu umufungire ku kagari urinde, urafata umuntu umufungire ku mudugudu urinde. Hari abantu bemerewe gufunga abantu, ni ukujya kuri RIB station no mu bushinjacyaha no mu rukiko nibo bashobora kuba bagufunga. Rero ndabashishikariza
mwebwe muri kureba, mwe murebe ibiganiro byanjye, igihe cyose ukorewe ihohoterwa, kubitangaza, kubivuga kandi ukabivuga mbere y'igihe kugira ngo leta yacu igufashe. Hari uburyo bwinshi yashizeho ushobora kuba watangamo amakuru, ushobora no guhamagara nimero ya polisi ukababwira ikibazo gihari, cyangwa se ukajya kureba mudugudu ugatanga ikibazo. Mu gusoza reka mbashimire mwe mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe mugushishikariza kuyikora. Murakoze, mugire icyumweru cyiza.